hari bamwe bahise bamusubiza. Ndashima cyane Minister Mwembayire na Minister Pascal babura ikibazo na Minister Tarisisi nibo babaye abambere kuvuga tureka tukiri icyo tubikoraho. Ariko nyene abantu bazi ubwenge baranyandikiye ngira ati nyabone mu byoroshye rwose uriya muntu w'umusazi rwose ntimukamusubize mwebwe mwibere sage. Umva rero ngabwira tutiriwe tujya kure icyo gihe twaba dusubiye muri 1994 ariko siho honyine kuko inkotanyi zabikomeje aho abantu bafata imihoro bamara gufata imihoro wageze mu ishuri basa gaceceka kuko bari mu mutemijosi naho twaba dusubiye. Inkotanyi zazanye akantu gatangaje cyangwa nageramo ndetse gasabasazi hasi mubwe murasa mukagasa n'abasazi akishuza marasa abasazi abasazi rwose byasazi twakaza tupafi sasa bakabara mugaritse umusazi se nawe arabarwanyije. Inkotanyi zarabikora kuko zari zizi impamvu kubera ko zigeze kwihindura abasazi zijya gukuneka abantu zibagira gute zikora poste nayo y'urugamba. Niba umuntu yigize umusazi mu kibuga mariko ntago ari umusazi murabibona ko atari umusazi afite ibindi ari gukora afite izindi nyungu ari gukora ari gusenya ari kudemobiliza abo mu mazi imyaka mudemobiliza ariko kuvuga ngo abantu bamaze umwaka bitegura mu ishuri ngo ntacyo bimaze niba binjije nkawe baze bakore muhumyi nkawe ngo tugaceceka kubera ko turi sage. Umva rero niba tutari twarabivuze umuntu uzajya mu ikane akajya abona abantu kandi buri twumva muri discours mu benshi abona abantu bitambukiye bifite gahunda abatera ibiziba abatera ibyo muzamusange mu mutsinde bo mugere cyo gataka mwigendere. Ubwo no ku rugamba rugiye kugenda ntabwo ushobora guhagarara. Umuntu wigize kuriya wihaye inshingano zitarize wigize igitangaza twe turi ikipe tuzi ibyo duharanira. Abantu bamaze umwaka biga barara amajoro batabuze icyo bakora ngo ibyo biga ngo ase gutyo mumureke gutyo ibihe ni umubare wa wundi abaye hari urukiko ngira ngo perezida w'urukiko rwa Rwanda yagombye guharanira gufatiye ari kumubaza ibikorwa bye ibyo byabo byo gushuka abantu bari kumubiriza ngo ari gufata ubushobozi nuko bademobiliza abantu nyine nuko bababuza. Dufite ibintu dushaka kwigereraho Jacques aravuga ati mumfashe bifite gahunda undi ari kwiba ari gusahura nk'uko yamenyereye abeshya abantu bari muri FRN Greg Sarayikucuye gutyo none yabonye indi poste hari umuntu wafunzwe Kigali we umwana wa Victoire Ingabire kugira ngo ajye muri FDL yishuka abashuka abantu nabo bacucure ngo tumureke ngo umuntu ngo ni responsable ngo yigeze ku inshuti ya Greg simwe mu rubyo yari politiki mwe sha Mwembayire ntabwo akora ibihagije na Pascal n'abandi ndetse ababishoboye bose cyakora hari abadashoboye no gukira kubera ko mu byitondere justement no tubera guverinoma abantu bose arabataka mujye mu byoroshye ariko muri defense n'akageciro urubanza umwataka kuko akazi ke n'ukwataka abo ufite impano zimwe ibyo ndabivuze ntabwo Mwembayire yakabije ntabwo Pascal yakabije ahubwo nibakoze ibihagije ubonye bafatiye mako mu ijosi bakamurikuza kavuga ati ntuzongere kuvuga ubusa ndabemera ibyo twabishobora kandi twanabibasaba rwose reka tubyoroshye ntabwo twagera aho ngaho turahagera ariko rwose mube libre kuri icyo kintu nimwumva batumuye umuntu sha gusa kubera ko muri abaminisitiri nyine ntabwo mwajya mwikane ngo mugure murimo nabo mugomba kumanukira gato ngo mwamara kumureza gatatu ukikomereza muri bagisera nta bindi kazi ntabwo natangana. Ndumva rero kuri ibi by'imiyaga bahitse bakiyara bari gukabya mu cecece nyamure muri kumwagiserera baramwagiserera mwibi navuga muzamusubiza wa mugore aravuze nuka kuri uranduka ngagusubiza abantu kazi cyangwa yavuze ati nkabisha babere sanze hamwe n'abose umura tugisha muzayamunisha maze turebe icyo tu kandi dushyigikirane muri ibyo ngibyo twese twa turi ikipe yo kumara ikindi niba tudashobora kwirwanaho. Mwiriwe neza muri mu kiganiro tukirimo ya ni Boneri muvugana nakumvise gize neza ya nari numvise ikiganiro cyanyu yego nagira ngo ngire ka intervention nkoramo uko numvise hari ibintu byinshi mugenda mugaruka ariko nyine ntabwo mbigarukaho oyo bigarukaho nibiba ngombwa oya ntabwo njya muri byinshi cyane ndagira ngo ngire kuri point nkazingahe gusa nahoze numva uwitwa Aloys wari kuvugana nawe umwe wakoherereza 20 umuntu uvuga ngo ni procureur umwe wakoherereza 20
umuntu uvuga ngo ni procureur ntabwo ashobora kuvuga amagambo abiri adatukanye. Yatutse nde? Nge ntekereza ko Yatutse nde? nk'ayo ngayo. Ninde yatutse? Amagambo nk'ayo. Ninde yatutse? Yamututse ngo iki? Niba muri deba mujye mwubahana. Nyine yatutse nde? Yamututse ngo iki? Ntabwo ngiye kugira ngo ducocorane, ndagira ngo tuganire. Nyine ngaho umbwira tuganire. Yatutse nde kandi yamututse ngo iki? Iyo rero umuntu uhaye umuntu ijambo ugomba kureka akavuga, ntabwo nje kugira ngo ducocorane. Okay. Ibyo ngibyo ni ibintu biba biciriritse kuko tugomba kuvuga amagambo umuntu akumva igitekerezo cy'undi kikaba ari cyo cyangwa atari cyo ukamusubiza. Izi deba zose ziriho nta nubwo anari ngombwa. Gute? Nubwo ari ngombwa. Gute kandi muvuga ko Grex ntayiriho mukanya mutiyikosore kandi mukanya muvuze ko itariho murayisenya ntayihari se mukandi mutiyikosore. Nase ubwo nimwe muvuga ibiri byara? Nta nubwo ushaka kureka umuntu avuge n'ijambo rimwe iriya se ko ntaryo uri kuvuga nta kintu uri kuvuga. Njye nta kintu ntabwo ndi kuguca mu ijambo ko nta kintu uri kuvuga. Uri kuvuga ko ruwi ni ukuri ngo yagututse ngo yavuze kandi njye sindi kumva ikintu yavuze kitari cyo kikubaza ntukimbwire nizo uragira ngo nkubwire ngo izo deba rero zimeze gutyo ni nk'iz'abana mfite. Izo deba ni nk'iz'abana. Buriya hariya mwebwe mama murimo kuganira nk'abantu bakuru. Ngumva Aloyizi nguyu yiyiziye ngaho bimwibwirire. Oya bibwire reka nicecekera Aloyizi bibwira Aloyizi nguyu yinjiye muri studio. Iyo nganira n'umuntu oya wikwepa ruwi ni ukuri nguyu yaje muri studio nimwivuganire reka ngembe ncecetse. Ngaho mubaze icyo ushaka kumubaza. Bonheur komera. Aloyizi ndagusuje. Yes, nitwa Aloyizi twahirwa nangigaye ushaka kumenya iryo zina niryo ariko nagira noneho umbwire aho nagututse just ukotinge cyangwa se nutana kotinga direct ukotinge ngenda gusubiza ntawe ndakubwira cyane nabi ariko umbwire kugira ngo twumvikane wakunze deba nanjye ndayikunda. Ariko mbere yuko dutangira kwari kukubwira yuko wenda ibyo byari ko ntonabikuziza ntabwo ndi procureur. Procureur burya ni umushinjacyaha. Ngewe muri Grex ndi perezida w'urukiko ubwo nukuvuga ko ahubwo nakwitwa umujuji mukuru. Ariko ibyo byo nta kibazo. Urakoze cyane kunkosora. Nyaho nta kibazo rwose. Wenda ndagira ngo ubwo ubivuze gutyo ukavuga ko uri umushinjacyaha umushinjacyaha niwe bita procureur. Nge ntabwo ndi umushinjacyaha. Mucamanza. Biki muri ntuza muri ni perezida w'urukiko. Ni perezida w'urukiko. Ya perezida w'urukiko ukaba ari umucamanza. Kumvikane se twere kuba nk'abari mu isoko. Nese ndi mu isoko kandi umva kandi ntayo magambo ni commentaire. Gahunda yo kuncecekesha ubundi bite byawe wowe. Oya mureke mwemaye mureke ambwire ngewe buratu. Uri umucamanza rero bwana Aloyizi. Yego. Ya ubwo uri umucamanza. Yego. Ntekereza ko uri uwa mbere mu gutanga urugero mu kubahiriza amategeko. Go ahead. Wagombye kuba uwa mbere mu kubahiriza amategeko. Yekomeza. Ariko ngewe ibiganiro byawe byose intervention zawe zose nkurikira iyo nzu uba musa n'ucocorana n'abantu ubasuzugura ubatuka ugira gute nkibaza nkavuga nese nkawe ntabwo umuntu witwa umucamanza niwe umuntu agomba gutanga urugero mu bintu bijyanye n'amategeko. Nubu wa mbere utukana none uragira ngo ayo mategeko yani kereka niba gutukana atari icyaha ayo mategeko ngusubize. Ubwo nk'ubu uyu muntu yumvishe affirmation yuko umuntu azaje gutukana waba uvuze tanga ingero uvuga uko nagututse n'ibyo nagusubije naho byahereye hanyuma utari kuvuga ngo wumvishe umuntu akumvise gutyo nyine yabifata ko ari ukuri ariko ibyo ngibyo mbyita affirmation gratuite
niba atari gratuite tanga ingero uvuga uti wavuze iki nanjye nkubwira icyo nabaga ndi gusubiza runaka twumve iki gitutse cyari cyo twumve n'ibyari byo niba uri umwere ntabwo umunyamakosa nguhaye umwanya rero ngaho jyaho nguhaye umwanya kugira ngo ubwire ibyo ngibyo nkubwire. Oya amagambo woza uvuga ku badamu bari hariya yego ayo magambo wavuze uburyo ubavugamo mu by'ukuri ni amagambo yubahisha umuntu w'umucamanza. Oya yavuge twumve ubwo nanone uri kujija yavuge twumve uvuga uti wavuze gutya ntabwo ari amagambo meza yavuge. Ese nkubaza ikibazo kimwe oya ugiye kure icyo ntabwo gisubizo uretse se mu kanya mwahoze muvuga muti numva muvuga ngo Marie-Jeanne ngo bana ngo bajya mu Rwanda ngo ibiki n'ibiki mu by'ukuri deba mumena ni iri hagati yanyu nande. Oya nk'icyo ngicyo urakizanye usibye ko atari njye wavuze ko yagiye no mu Rwanda uwo hari uro bibaza wenda ariko icyo kizanye kubera iki eske uza imvano yo kuvuga Marie-Jeanne aho yaturutse ngo ahubwo ari ubihera none se mwebwe iyo mwataka umuntu mukataka mwemayire mukataka padiri Bonheur nkubaje amagambo wavuze kuri padiri Bonheur niwe ufite ukuri ndefe niwe ufite lefe niwe ufite lefe zo kuvuga kuri padiri oya reka ndangize ufite lefe zo kuvuga kuri padiri ufite amagambo yo kuvuga ko Grex ari ibishogoshogo pour dire ko twebwe turi ibishogoshogo ufite uzadutwika ufite nuze yo kuvuga ko Grex yarangiye ufite efe yo kuvuga ko madamu wanjye igiye kumuha 20 harya ngo ntago umuntu yumva iyo mubwiye umudamu ngo ngenda kohereza 20 harya nukuba muri Amerika cyangwa bishatse kuvuga iki ako gasuzuguro ububwira ko uri kubwira umuntu udafite ubwenge ngo abyumve ngaho ndega yes utangiye kuzana ibya Marie-Jeanne ndakubwiye nti ibyo bya Marie-Jeanne reka ngusubize noneho go ahead ndakumva nteze amatwi kugira ngo n'ibintu bibe byiza reka tubikadre mu byo turimo icya mbere ibyo kuvuga ngo nabisi ibishogoshogo yego ibyo kuvuga ngo nabisi ibishogoshogo nabitanzeho ikigereranyo kandi nyuma yaho nakoze ikiganiro ndavuga ni njyewe niba harabo byababaje ijoro tire romo urumva je umusore uretse se niba harabo byababaje batumvisha icyo nashatse kuvuga ijoro tire romo ejo m'excuse officiellement ibyo narabivuze wowe Brigitte yarakubwiye ati ushatse kuvuga ushatse kuvuga ibishogoshogo bajyana bagata mu ngarani ngira icyo ushatse kuvuga ubu turi kumwe nteko uzabibaza umuntu reka mbikwibarize ni igicyo wari ushatse kuvuga cy'ibishogoshogo bata mu ngarani uko wari ubivuze hanyuma umbwira uti ni ikintu agiye kuvuga ute kuvuga ngo niba harabo byababaje ibyo nyine ni imvugo yo kwideburira navuze ko Grex imeze nk'ibishogoshogo ça veut dire quoi navuze ngo mu yandi magambo navuze ni imeze nka coquille vide kubera iki kubera ko Grex c'est une nifata nka organisation iyo organisation ikaba irimo c'est comme un ensemble irimo abantu ariko hanyuma ikaba vide gutirimo abantu ariko ndi kuvugana nande na twese no respectez-vous quand même no vide gute nyine nanjye ndakubajije ntabwo turi kuvugira rimwe Aloys ntabwo ari kuvuga reka njye mvuge vide gute kandi ukanavuga ko harimo abantu iyo mvuze ngo imeze nka c'est une question de comparaison ariko warangiza ukavuga ngo nyine ngo kandi irimo abantu usibye ko ugiye ukarara no mu kiganiro ukikotinga ntabwo ibyo wavuze ugiye mu kiganiro ukikotinga ntabwo ari byo wavuze igizwe n'ahantu n'ibishogoshogo byaboze ujugunya mu ngarani Bonheur icyo cyari coquille vide ntabwo iyo jambo ryumvise ibyo ni irindi jambo ryaje ku rundi ruhande ntabwo byazanye kandi iyo ndi
none se wakwita coquille vide wabutera ngubwe kuri coquille vide Bwana Aloys reka twavanse reka tuvuge tunavansa sibyo d'accord twereke kuntuza reka manze ngusobanurire ibya Grex warumbagije ibibazo bya Grex uvuga ngo navuze padiri sibyo go ahead voilà ikibazo cyo kuvuga ngo turavuga padiri twe tuvuga ibintu biriho kandi byavuzwe byabayeho niba umuntu w'umuyobozi ashobora kuvuga ati umuntu bagende bamwice bamushyire mu kanivo akongera akavuga ati abatukana kandi twe turi kwa tuti politike dukora yabagombye kuba politike yo kubahana ntabwo twumva ukuntu twaba duhuje ikibazo duhuje umwanzi tukirirwa duhanganye none se uyu nguyu nawe akora politike ari mu bo duhanganye niba urangije umbwire utekumpana niba urangije umbwire nanjye nkubwire mbwira icyo mbitekereza ndakubwira nurangiza nanjye ndakubwira ibyo ntekereza twe rero tukavuga ntabwo ari ngombwa ko abantu ivugire puro mama ivugire kugira ngo wenda udakotinga ntuza udakotinga abandi batari muno uremera ko padiri ubwe yivugiye ngo umva se ariko kukimukunda kuvugira mu bantu ariko bite byawe iryo terabwoba ryajyana kuri nde ubundi nkubaza ninde uri kuzanaho iryo terabwoba ninde uri kuzanaho iryo terabwoba uraza kuducecekesha oya muceceke oya ngewe ninjye uri kuvuga umva nawe tega ngo mwana bujije nanuze nawe yaratelefone mu myanya ndi kuvuga nawe tega amatwi abandi reka nkubwire rero reka nkubwire nuze we umwana wa mama reka nkubwire ibyejo byo wenda ndabireka ariko nzi neza ko ngo mwabujije ntuze ndavuga ngo kuko ntabwo nari nahabaye umuntu yarabimbwiye mwabujije munyankindi bwo yarabatelefone ariko noneho reka tujye kuri ntuza uzi imvugo icyo bita metaforo ntacyo kizi mu buzima ntabwo ubizi niba ubizi padiri akaba yaravuze ati abantu bari kubataka babandi babatuka bari kutwataka kuko bari kutwataka mu magambo namwe nimugende mubarase mubashyire no mu kimboteri kuri wowe wumvise ko ngiye guhaguruka hano nkaza kukwicana muri Amerika byacitse ntabwo numvise bavuze ndaraje oya urugamba rwa amagambo avuze mbere ntabwo yayumvise metafore ndakoresha metafore navuze ni uzi ikintu bita metafore niba ucyumva padiri wumva ko yaravuze ko tujya gufata imbunda tukarasa umuntu nsubiza mwa vuga nurangiza ndagusubiza ntabwo dushaka duterana amagambo amfete oya nk'icyo kinshubije ntabwo guterana amagambo ni arakubaje kumusubiza ndakubaje nk'icyo kibazo kuri wowe padiri yavuze ngo dufate imbunda tugende twice mako okay reka ngusubize kuri icyo gusa iryo jambo rimaze kuvugwa bitewe n'urivuze ngewe ndiha igisobanuro kuko nyuma yaho nta kindi gisobanuro cyabonetse donc igisobanuro ni icyo ngicyo cyane noneho ko ariko buretse se ndangize kugusubiza n'abamuganiye ntabwo bavuze le contraire noneho ikindi tukavuga tuti ese birakwiye ko abantu bagomba guhangana kandi bafatanyije urugamba reka tureke iyo conclusion buretse ndanakumva rwose mfite igihe komeza kumva umuntu w'umurideri utegura kuba umuyobozi akabwira abantu ngo ntabwo batukanye bihagije ngo ahubwo ngo nawe ariwe ngo yamuniga ibyo byiyongera ku kuvuga ngo bashyira umuntu mu kanivo akavuga ngo bazabaho amabere ya ba nyina izo ni imvugo z'umuyobozi reka rero ndangize ureke kuvuga umuyobozi
reka ngo baze nanjye Ibuta. bon Mako ubare Ariko ntabwo nsubije. Rero kumbaza abantu nsubije. iyo mvugo nongere gusubiramo metaphore kuko wambwiye ngo urayizi ariko ntuyizi niba uyizi metaphore exactement ni imvugo shusho reka ndangize Faransa uko ndakizi bihagije vraiment wishaka ukizi ntabwo wagombye kugeraho reka nkomeze rero niba ucyumva wenda ufite ibyo wumva nanjye numva ariko icyo nyita metaphore ni imvugo shusho kandi uzi ko harimo na za metonimi ubwo urabizi urakoze ariko imvugo twebwe twese tuzi padiri yakoresheje umuntu yatatse karagiteri yanyu yatatse karagiteri ya Grex yatatse mu magambo namwe ni mumusubize mu magambo mumurushe intwaro hanyuma mu mutsindi nuko nguko byari bimeze ngiye nk'ubu turi kwatakana ku magambo nk'ubwo ndera kwatatse ndagutsinze mwa ntabwo wagenda uvuge ngo Aloys ngo aravuze ngo yanyishe ibyo bintu mwagiye mubivana uretse ndangize ibyo bintu ntabwo wagenda ngo ubivana muri context akandangize nyihanganire ntabwo wagenda ngo ubivana muri context ngo Mako kuko atari umuyobozi yaratinyutse aragenda yandagaza umuyobozi yandagaza abari muyobozi yandagaza ayipa ngo kuko batari umuyobozi duceceke akomeze umuyobozi ntakavuge wenda padiri ari guceceka hari bikavugwa na Aloys kuko wenda atari we muyobozi hanyuma padiri niwe avuze ati umuntu watatse umutima wanyu watatse substance y'icyo dushingiyeho uwo muntu namwe nimugende nk'ingabo nyine mu mwatake ku rwego rwe ni ukuvuga ngo niba akoresha amagambo mumusubize mu magambo ariko mu mutsinde mumusige mu makanivo wowe iyo kanivo ukayijyana mu butaka iyo kanivo ukayijyana muri Amerika aho utuye cyangwa se ukayijyana iwacu muri Kinigi no muri Mukingo cyangwa nkuri iyo ngiyo niyo nkubwira nti niba utumva metaphore hari ikibazo waba ufite kintu kuko padiri amagambo yakoresheje nk'uko uwo nguwo yatatse uwo nguwo uri kurengera yatinyutse akataka yataka la persone ya padiri yataka la substance ya Grex yataka bari muri Grex yataka ibyo twize yataka lotu iyo ntwari yakoresheje niyo twakoresheje turabasubiza nta kibi cyari kirimo guterura amagambo muri context yawe kukuvuga ko uri umuhanga urayaterura uyajana hariya ngo twavuze ko turica abantu nindo yavuze di ubwo arabo kwica abantu wenda manara gutega ifunze ariko jye uvuga nibo barangije imbwira kugira ngo nanjye ngire reaction nkora iyo yenda ngiye kurangiza akashiraho uwo munota kugira ngo nkumve ubwo rero ndagira ngo gusubize kuri ibyo ngibyo niba wumva wakwataka bakakureka ito trompe ngaho komeza okay ndabishimye cyane kuvuze uti padiri akoreshe metaphore nibyo rwose kambyemere gutyo Kagame avuze ati ntabwo ari kubyemera n'utabyemera ntabwo wagereranya Kagame na padiri Kagame afite igihugu afite n'izo ngabo none so metaphore ihagarara kuri padiri gusa Kagame afite ingabo wabivuga mu gihugu gifite afite ubutaka ingabo kandi yarazikoresheje afite ingabo afite ubutaka afite ubutegetsi Kagame ntabwo yigeze avuga abantu ngo bakoreshe metaphore Kagame yabwiye abantu kwataka aho abantu bari nuko babikoze afite abasirikare ari guforoma ariko afite ikigo cya gisirikare se oya ntafite padiri ntafite ikigo cya gisirikare se kigizwe na Mwemayire na Aloys nyumvira wa muhanga niko niyo myumvire yawe hari abantu badashaka kuganira niba ariyo myumvire yawe nyumvira wa muhanga uri hasi vraiment ntushaka kuganira nawe niba ariyo myumvire yawe je regrette fort je le répète niba ariyo myumvire yawe arahihagaze akotare bikoze gusa kugira ngo ugire profit politique akaba ari uhagaze Pietro ba afite mwe umva mujye mwubahana rega ninshaka metroba nta kibazo nye ndabyemera ariko icyo nakubwira metaphore shaka kuvuga atari yo myumvire yawe wabikoze gusa kugira ngo profit amagambo uzamure
ufite ikibazo kibaretse nko gusubiza wambagije Kagame ari kuvuga ati igihe cyatubanye gike. Kagame afite igihugu bana ntimukagereranya ibintu wari kwigira igituro umeze nk'uri kwigira ikigoryi none uri kwigira ikigoryi Kagame afite igihugu afite soil afite ubutaka afite ubutegetsi whatever you call me n'ubundi mwaranditse ngo n'ubwibone ngo sinzi ngo ibyahereka nkubwire no ntuncecekeshe wowe uriyubaha birakenewe ntabwo wiyubaha agenda nawe oya no ahubwo ziba sinakuvuga ngo uceceke ahubwo ziba uri kuvuga ubu uri kuvuga kuri afite igihugu afite ingabo afite ubutaka urumva afite ababwira biri fizike ntabwo wabigereranya na padiri none si pouvoir ya Kagame bamushyize ku munzani nka nabubura padiri uzayimubwire nafata igihugu bamushyize ku padiri munzani nafata nka igihugu akavuga bubura biriya bintu uzamenye ko nyine nafata igihugu akavuga ibyo uzabimukotinga ko turi muvomaga resistance kugira rimwe se kinarobo uravugira kubera ko uri kuducokoza hano okay ntacyo njye kambe ncecetse gato hano waje kwiyenza waje cyawe wigira ngo pasiteri urumva nicyo gisura wajemo kimwe kigira pasiteri urimo kumanura ijwi ngo kugira ngo ubundi uducokoze twari twe tuvuga oya no numva hari akantu ka nyuma nifuzaga hano ngo uragereranya padiri na Kagame Mwemayire nankundira hari akantu ka nyuma nshaka kukubaza waje hano kuvuga guhamagara uramuke waje kuvuga mu kiganiro natukanye njye nifuza kumbwira icyo natukanye ni igiki nakoze natukanye wakibwira na n'ubu ntabwo nacyumva nakirukanye kino kigo gikihorere runo kuri uyu nguyu aragereranya padiri na Kagame ngo Kagame yaravuze afite ubutaka afite igihugu afite ingabo padiri ari kuri social media nta hantu bihuriye nta hantu namba bihuriye yagiye gutuma ari abantu bakoherereza 20 usibye ko wenda unaramwirukanya ariko njyewe bwongeye kumuhesha ikuzo abari hano muri chat namwe mutubwire niba ari iriya myumvire atari deribere epi namusabye kumbwira aho natukanye ntabwo yahambwiye ntawe afite icyakoze yumva ko we yadutuka yumva ko yagenda agakora icyo bita ntuze kamvuge mu gifaransa ko abenshi hari hano mu gifaransa wenda assassinat du caractère y'umuntu hanyuma tugaceceka yumva ko yatwistinga amagambo tutwista amagambo kuyahinduranya uko byumva akayavana muri context tugaceceka yaraje kuducokoza noneho wajya tutika amagambo twebwe dusigara turi kwisobanura no turasobanura ko padiri yavugiraga kuri social media nta butaka afite nta ngabo ziri fizike ngo mu busa tugiye kugaba ibitero muri Amerika kwica Mako ariko akazana we ngo iyo ari ibintu fizike aho duhurira ariko birazwi ko ari kuvuga for example ari kumubwira ntese iyo wisa abantu niba ayo magambo padiri yavuze iyo wisa abantu bishogoshogo bafubiza imirima niba iyo wongeye wasaba imbabazi uvuga ngo niba hari uwo nababaje ariko nk'abantu bari muri chat niba hari uwo usaba imbabazi n'ukazisaba abantu bari muri chat ntaravuga amazina usaba imbabazi n'ukazisaba niyo mvugo ikivuga ubwo si bari kudutuka kuri yari ngo tugaceceka ngo kuko ngo Aloys niba hari uwo ariko basaba imbabazi bare yagarutse coquille vide coquille vide ngo ariko ngo abantu agendereye kunyenzaho namwumvise oya nta kibazo agendereye kunyenzaho namwumvise oya ngewe nari kumureka rwose akavuga ariko rero nko kuvuga ngo Aloys ngo mu kiganiro cya kare natukanye nambwira aho natukanye kugenda nabi yagarutse nuko network iri kugenda nabi banza yenda iregera ikamwera nanyumva ambira aho natukanye arashaka kutwumvisha ngo amagambo
bagiye ngo kuyashyira ku munzani ngo ayanganishe n'aya Kagame, ubwo muri make yo ntabwo nibyo navuze mbashije ngo umuntu yavuze gutyo aba afite ikindi agamije, kuko nzi ko atari igicucu nyine aba afite ikindi agamije. Naho ikindi byafuma akaba ari igicucu rero burya igihe ari bubonere urimo kubikora abizi, igihe ari bubonere akambwira aho natukanye ndashaka kubyumva. uyu ari guhamagara ariko byanze, ntago network iri kumureka ngo aze. Iyo mba mfite nimero mba namuhaye ntuza, mba namuhaye link. Ariko si ikiganiro kimaze amasaha 3, ikiganiro kigiye kumara amasaha 3, network iramwangiye ntabwo ubwo reka tusoze. Ariko mbwira ntuzaye iri connected, ari connected ariko byanze sinzi. Ntabwo ataducumuza. Oya, nicyo cyari kimuzanye ariko nicyo cyari kimuzanye. Yaragikora turusha amagambo, ntabwo niba no kuducumuza nta kibazo, niba afite uburenganzira bwo gutanga argument, nanjye nazitanga nkareba ko azinsumbya, yanzinsumbya agaceceka, ariko nabonye kuri jyewe numva ntazansubije. Ibindi rwose ndababyihoreye. Barashaka ngo duceceka nyine ngo tukaya tumubwira ngo ngaho twarangije vuga, ngo ntihagire uvuga, ngo baceceke. Ceceke se hano ni uyoboye ikiganiro. Ngo turi abayobozi, umuyobozi azafata 20. Azafata umuyobozi amwita imbwa, nuko umuyobozi aceceke, kuko we ari umuyobozi ngo agomba kugira ubundi buryo bwo gusubiza. Numvise mu kanya yiyise n'umunyapolitike yavuze ngo iyi politike dukora burya nawe niwe, ariko ntabwo yari yarabitubwiye, ntabwo nzi ko ari umunyapolitike. Oya, byo ababikora wenda niba atari n'umunyapolitike nimwe niko yiyumva, kandi ibyo agiye guhagarara hariya ngo agiye guhangana na Grex ubwo yaba yigize we. Naho ubundi ndabishimye ko aje mweme, ndabishimye vraiment. Ni byiza ko ndabishimye ko ahamagaye, naho bya bindi bya nanjye birambabaje ko andakaje nkamukupa, ariko yaragaruka. Sinzi none se kwaje no mu bintu bya kera, ubundi yambwiye muri iki kiganiro ahamagaye impamvu ye ni iyi, kandi nongere mushaka ambwira icyo ahamagariye muri iki kiganiro, icyo yumvise kitari cyo muri iki kiganiro ashaka ko tuvuga. Abwira Royce aho yatukanye. Nyine avuga ko tubwire aho umututse muri aka kanya ngo ujutukane. Reka ndebe ko mufatisha, nanjye bari njye umwishakira noneho. Abari njye umwishakira ikiganiro cy'uyu munsi ndi kumuhamagara. Halo, ngo bwira Riwin ukuri aho mu kiganiro cy'uyu munsi yatukanye. Sorry utangiye kugereranya padiri na Kagame, kubyihanganira birangora. Ngaho ubwo ugarutse mubwira uko yagututse. Arega ntabwo ari ibintu byoroshye. None se ubu ngubu nk'ubu warunkupye. Oya, itangiye utubwira ngo Kagame afite ubutegetsi, my dear. Tujye tuba abantu bari realistic. Kagame afite ubutegetsi, afite ingabo, afite ubutaka, ari mu gihugu, afite imisoro. Warangiza ukamufatanya ngo na padiri ugashyira mu kadeyi ugahonderamo. Nshobora kuvuga kuri icyo. Munyemerera ko ibi ngibi turimo ari no ko kwitoza gutegeka. Ese ngo herinke noya kujya ku telefone ntabwo nkora kuri link ntabwo ndi mu turi kwitoza ndabyemera. Niyo mpamvu ugomba kumenya ko turi guverinoma de resistance, ntutugeranye na Kagame. Nicyo nangiye kuvugaho, wihangana ako kantu wese ndakavuga mu munota umwe cyangwa ibiri gutyo gusa, ntabwo ndenzaho. Iyo ufashe tuvuge ko na Royce wamwise n'umugome data uko bishaka, wenda n'urugero ariko ntavuze ngo wabikoze, ukawungeranya na Kagame, uzi demiriyo Kagame yamaze, uzi wanyu ko hagize uko yacu hateye itabuzi imiryango yacu yamaze,
harya iryo gereranya urasanga ari igereranya ushobora kuvuga iyo ndi muri guverinoma de resistance yitoza gutegeka ari uko nyine abaturage bampaye ayo mahirwe, hanyuma ukangereranya na Kagame cyatuye de miliyo mu Rwanda no muri Congo ukavuga ko ndi nka Kagame, hari naho wavuze ko yaba aruta Kagame. Harya bonheur wabigukorera wakwicara ugaceceka? Ubona Padiri na Kagame ushobora kubagereranya avec de miliyo za hari ahantu iwacu bateye itabuzi wowe imiryango yacu bashiki bacu baguye muri buriya buvumba bwa Musanze usibye ubwa Kanama, bene wacu bariya bamaze deliberomani n'ubu bakica. Ushobora gufata ninde muntu ushobora kugereranya na Kagame muri twebwe? warangije ngo nsubize? Ndarangije. Okay. Mu by'ukuri impamvu ushobora kuvuga uti se kuki wa mugani mugereranya Padiri cyangwa se Gregson na Kagame, ntabwo ari twebwe tubikora, kuko ikintu kiba ni ikihe mu ijambo abantu bamukomeza kuba bati ntabwo Gregson itanga iri accountable, ntabwo itanga kontra ni konte ngo ivugite ibintu bimeze gutya, ari nacyo kibazo nyine kiba kisakuza mu bantu. Ngewe nangaye numva mwese kuvuga ngo ntabwo nta munyapolitike bisobanura, ngo ntabwo Gregson igomba, na perezida wacu yarabivuze ngo Gregson ngo nta muntu igomba guha konterandi. Icyagiye wa muhungu yabazaga Padiri kuba ati bya manda, ngo nta manda ntazo kandi mwese mukabishigikira. Ibyo organization zanyu ariko ibyo mukora birashushanya, noneho na Padiri yarivugiye ngo mbese ngo Kagame ngo ninde ngo wamusabye konterani, ngo mbese Museveni ngo ninde wamusabye ngo ibya manda. bari mu ishyamba. Yes, ongeraho mu ishyamba. No. Ongeraho ko bari mu ishyamba. Ibintu bya manda biri mu ishyamba. None se hano turi mu gihugu? Umva mbese Nyumvira nawe. Nibyo turi kuvuga mouvement de resistance, se ntabwo wumva icyo bivuga, nta definition y'icyo kintu uzi gato. Padiri yaravuze ngo abantu bavuga ngo mbese ngo manda ze ngo manda kuki bamubwira ngo manda ngo zibe limite, ngo ko batabibwira Museveni cyangwa Kagame. Nana urabivanze. Yavuze ngo mu ishyamba. Ninde wabasabye konterandi bari mu ishyamba? Ninde wababajije manda bari mu ishyamba? Na Padiri ni mumugeza nagera ku butegetsi mwabumuhaye ntabwo ahakana manda. Ntabwo ahakana mu gihugu yahawe ubutegetsi azagendera ku itegeko nshinga. None se ubu hano turi kugendera ku itegeko nshinga rizayobora igihugu? kandi itegeko nshinga riratorwa, se byatowe nande? Ngewe ndashaka ko niba mumpaye umwanya wo kuvuga, ariko wireka kwitsitsa ngo niba mwarangiye nabiguhaye rwose. Ibyo ari ukuvuga wabikomeje nari kubyumva. Okay, komeza usobanure impamvu ugereranya Padiri nantuze na Kagame mbyumve rwose, kandi ndagushimira mwana wa mama kuzigeranya rwose. Nta kibazo. Impamvu wenda kamfata urugero rw'uko bari mu ishyamba. Kagame niwe navuga ni intambara yo mu Rwanda, yo navuga ko iyo nyifiteho amateka. Kagame yari mu Rwanda, yarateye ari mu ishyamba arwana. Zibyo naho mu Ruhengeri zibyo yakozeyo tutiriwe tujya n'ahandi. Ibitero byo kuri urabizi, izabyumba. Ese umuntu niba inkunga mu muhari yo kurwana kandi mukabona atera imbere, ubundi konterandi yindi mumusaba ni iyihe? Ko igikenewe ari uko arwana urugamba akarutsinda. Indi konterandi mwamushaka ni iyihe? Reka nkubaze nanjye niba unkundiye. Wowe banza unsubiza aho ngaho. Umuntu atangiye urugamba uri kumufasha, none ari kwavansa, ari gufata uturere agafata utundi, ageze aho afata ubona presque amaprefeite n'amaprefeite. Indi konterandi mubaza. Ntabwo ikibazo ngiye nacyumvise. Ikibazo nacyumvise, Padiri baramufasha ntatere.
niyo mpamvu we bamubaza konterandi. ibyo bivuye ubona ikibazo nanjye ndi kucyumva. none se ubwo ntabwo ari kuvuze. Oya buriya ari gufata amaperefegitire n'andi maperefegitire ari kubereka ibyo akora, ntacyo mugomba kumubaza. hanyuma padiri we ntabwo ibyo mumuha amafaranga ntagire icyo akora, nabasobanurira icyo yakoze. none se ngaho dusubiremo ibyo uvuze, dusubiremo ibyo uvuze. le débat ne se base pas sur la déduction. uvuze ngo iki wowe? ngo umuntu aratera ngo agafata amaperefegitura n'amaperefegitura, muri kubibona ibyo arimo gukora, ngo kuki mwamubaza konterandi? which means ko on the other side padiri we mumuha amafaranga ntatere ngo abereke amaperefegitura yafashe, that's why mumubaza amafaranga. ariko nkwibarize padiri wamuhaye angahe imbere ya byose? bisubize ntukwepe. oya iki gisubize ntukwepe nuce no ku ruhande, yavuge nta banga rwose, yavuge. nubwo ryaba ari rimwe nge sinareba. wararifunze naryo watanze naryo muri bavuga naryo watanze. Boneri nta kibazo. naryo watanze, naryo watanze. ntabwo mfite basesi igeze aho ngaho. naryo watanze. Boneri ufite basesi, wibyita basesi ahubwo mwebwe bizavuzera gusa nta n'igice utanze amafaranga ugafasha padiri nkuko nanjye nayatanze. reka mvuge ko nta nayo natanze, ndoburije kuyatanga se. nyine niyo mpamvu nta n'icyo ukwiriye kubaza. nese nabikobrije abone yaba ari umusazi nta nyine. n'icyo ukwiriye kubaza. urabaza muri hariya mu gihugu. niyo mpamvu ese ko muvugira rimwe bite? ntabwo wumva se? abantu bameze batera. ahubwo widutesha igihe cyo kuryama. reka nkubaze ikibazo kimwe, reka nkubaze icyanyuma. Mwemayire nyihanganira maze icyanyuma. Aloys ngashaka kumbaza icyo ashaka kumbaza. kimubaze nanjye ngusubize. ikibazo ndakubajije kuko icyo ngicyo wenda tuba tukivuyeho kuko ibyo ngibyo, ariko ndakubajije ni hehe natukanye mu kiganiro waje kunshinja? ariko nyakubahwa mukuru w'urukiko kamaze nakusaba akantu kamwe. yego, niba kumbaza ikibazo ukimbaze kirangire ureke ngusubize. ariko ibintu byo gucocorana umudamu avuga donc nge kandi adakwiriye kuvuga ko ari ibyo byazanywe nawe kuko wagiye muri karagiteri za ntuzi za padiri, ariko ibyo tubishyira impande birangije. mbwira aho nabuze mu kiganiro nagututse, please go ahead. se ni ikibazo, ni icyo ngicyo bashaka kumenya. si waje uri kuvuga se ngo nagututse? yahabuze niba hafite nahakubwira. madade banyizo ngizo ntabwo nshobora kuzikora. you see you can answer because Boneri ndakubaha ariko ntabwo nubaha ibintu uvuga, kubera yuko ibintu byinshi by'uvuga ni gukora ntuza dejijoma gratuit, hanyuma ukashaka uburyo uhindura umuntu ukamugerekaho ibyaha, hanyuma ukigira umwere n'abo muri kumwe, ariko abandi mukabavundereza ubuvunderi, hagira ugusubiza sur les mêmes ondes, wowe ukumva ko umuntu akoze icyaha, uriya ni umucamanza, ni umujije cyangwa se ni perezida, njyewe mfite uburenganzira bwo gutukana, ntihagire uvuga. no kuri icyo kibazo cya uri kwita ngo ni compte rendu, ntabwo ari ibyo amfete. icyo nakubwira nuko abari muri Grex à l'intérieur batanze ayo mafaranga, abenshi bazi icyo yakoreshejwe kandi ibikorwa bya Grex biragaragara. ariko nitwaje hanze n'uwo nguwo meme nanuze, ntabwo twaje hanze ngo tuvuge ngo Boneri yampaye 5,000 mbyoherereza umwana ku ishuri runaka. ibyo ntabwo wabikora uri mu buvoma de resistance. mubikoze mutyo uwo muamuru gufasha n'umwanzi. rero niyo mpamvu conclusion aho ngaho mbaye ngushimiye d'abord ku icyo kintu. none si byo nibwo ukibimenya? ariko wa mudamu we ndakubajije nanjye nsubiza. ufite ikibazo? oya nanjye ndakubajije nsubiza, ahubwo ntangare nibwo ukibimenya ko turi mu voma de resistance tudashobora gushyira ibintu byose hanze. ndakubajije nsubiza nanjye. nta nubwo ari n'icyo nshimiye. ushimiye kuvuga ibintu ntabwo ari cyo nshimiye. nzi se ko cyangwa n'injiji itereye aho ngaho, ni nacyo cyanakuzanye,
noneho mbikubwire kuko wagiye ushaka kunsesereza nakumvise nicyo Umva pe. cyakuzanye nibyo muvugira hariya ngaho ngwino ubivugire n'iwanjye Ngaho tuza tubivugeze. ntuza se Ibibazo nuzi bihari. nese do I have a whole day urabona iki kiganiro cyari all about you Bampamagaye ngo ni ndakubaza iki kiganiro cyose cyari all about you amvugisha. nagira ngo ubwire Louis aho yagututse wahabuze Yivugire. wahabuze si turakomeza mururu ngaho mubwira aho wamututse nicyo cyonyine tugiye gusoreza mubwira aho yagututse Ntabwo namututse. wavuze ko yagututse ngaho mubwira aho yagututse aba ari nacyo dusorezaho Ariko izo digitatire nizo twanga. ngaho nyuma Urumva? uyu ngo ntago yibuka aho wamututse Uramvugisha ukankangara ntabwo ndi umwana wawe. nose njye ndi umwana wawe njye ndi umwana wawe ze ariko Louis ni ukuri ngaho mbaza ibibazo byawe yakikubajije musubize ni nacyo nsorezaho uyagututse hehe mubwira icyo yagututse arahari arategereje neza amatwi njyewe ntabwo nkora deba ndi gusimbagurika twari turi kuri yerekeranye no oya witujyana kure none wahamagaye ushaka kutubwira aho ko yagututse yavuga ibya resistance none uri kutujyana mu bintu byinshi wowe wahamagaye bwa mbere ufata ijambo wavuze ngo yagututse ngo ahamagara atukana arakubaza ati nagututse wahabuze na n'ubu azasubire mu biganiro bye aho avuga abantu ngo umuntu avuga ngo ni akantu avuga ngo abantu ngo ni ubuvunderezi avuga ngo abantu ni ayo magambo yose na rimwe atavuze ubuvunderi ayo ntabwo ari amagambo y'umuntu responsable s'il vous plaît ariko harya ni responsable wowe ntube we nanjye ndabyemera kandi ngewe none se uzafata amagambo yawe nabo muri kumwe uyashyire ku munzane buri jambo ugenda ushyiramo n'ayacu turebe ko Aloys nzakurusha ibyaha oya ayo magambo mvuze yose nari mutavuze se akaba ari abagore bararoga we reka tuvugishe ukuri ubuvunderi ntabwo ni reka tuvugishe ukuri noneho ntibari gushaka ari abagore bararoga tubivuge niwe ni ukuri reka nganire n'uyu mugabo yego bari abagore bararoga urabihakana mbaza ikibazo niba ufite ikibazo genda kubaza bari abagore ntabwo baroga n'ibintu biciriritse mata ntukambaza ibibazo ngaho uramuke niba utashobora kwemeza ko boneri ngiye kugira ngo ndangize ni ijambo rya nyuma nkubwiye mwana wa mama rwose ndakubaha oya ibintu bakora ni uburozi bana ibintu bakora ni uburozi it's a poison tuzayigira ariko biriya bintu bakora ni uburozi nshobora kurakara nibyo ariko ntabwo ndakazwa n'ubusa uzacunga amagambo ukoresha utahita amatagatifu kandi urayazi amagambo yabo ni uburozi gusa ni ubuvunderi rwose ni ubuvunderi ibyo bintu ntubihakane amagambo yabo ni uburozi bararoga rwose ni uburozi pe ibyo ni ibyanyu hagati yanyu njye ntabwo nibyo rero nyine byavuzwe reka tubisubiremo nyine birirwa bakwirakwiza ubuvunderi noneho maze bazanye ibintu by'amoko ubu bazanye ibintu by'amoko babirundaho babikwizaho ukambwira ngo si uburozi se gute Aloys karame ngaho niba ngiye nkubwiye amagambo wavuze kandi udashobora guhakana nanjye mbwira uti watutse nakutuka naka gutya na gutya ayo magambo ntayahakanye nakubwiye ngo navuze ngo bari abantu ni abarozi mu bandi ndangira nsubiramo aho nabihereye ndavuga ni indirimbo ya Bikindi ndavuga ni umuntu uza
aho kugira ngo azane ijambo rifasha akaza kwirwa yica karagiteri y'umuntu, akaza kwirwa atuka abantu, akaza kwirwa afobya abantu bari bari ku rugamba. Ndavuga nti uko bikindi yavugaga ati bariya nabo ni abarozi mu bandi, niko nabikoze rwose. Ndavuga nti ni urugero buriya abarozi ni ukuvuga ngo umva sindangize. Ubu abarozi mu bandi biba bishaka kuvuga iki? Ntabwo urugukiza uradoweka, ntabwo urugufasha urugufasha umwanzi. Naho ngaho nabikoresheje ubyumve neza kandi byari muri contest igaragara. Naho ubundi nushaka uzagire uzakore ntuze ukotinga rwose uyashyira hariya, nje nawe nushaka n'ibintu nzikoherereze, hanyuma rwose tuganire pe. Ndabemera pe, njyewe ndi Mureke dusoze ikiganiro mwa bagabo, mureke dusoze ikiganiro. Hari n'ikindi wavuze, hari umuntu unyibukije ko wavuze ngo uzasenya Grex. Tuvuge ko mbifashe literaroma, ushobora gusenya Grex mwa mugabo rwose mbwira. Wavuze ko uzasenya Grex. Uzayisenya ute? Uzayisenya ute? Nyine wavuze ko uzayisenya ute? Nicyo kibazo abagize cyane, icyo ni cyawo. Ni cyabajije nuko ngisubiyemo nagize abantu bacyumvise. Okay. Bo, niba ngambire kuyisenya, strategy nzakoresha ni ngewe uzizi. Nese yawe nzi kubwira umfashe. Kandi ngo nta niriho. Kandi ngo reka yamvuga politike nakubwiye kare. Uvuze ngo uzayisenya muri politike, twe twize nyine iryo somo rya politike, ububaye umwanzi. Ntabwo umuntu uzasenya aba ari umukunzi. Umwanzi rero umufata ku rwego rw'umwanzi politike encore une fois. Ntabwo ari umwanzi ntuze nguyu physique, ariko ububaye umwanzi politike. Muri politike umufata nk'umwanzi, sinshobora gufata nk'umukunzi. Ntabwo dushobora kugendana muri politike. Nuko nguko bimeze. Kandi ubwo wumva tutiga muri ayipa, burya ibyo byose turabyiga. Kandi wabaza n'abandi bantu kuvuga ngo turi kugamba rumwe muri politike bakoresha le langage militaire. Byumve neza niba utari ikintu cyo kuvuga ngo turi ku rugamba rumwe kandi wowe uhagaze muri position y'umwanzi. Wumve byose sike kuko ntubarya imvange, wumve byose. Kandi ntuzewe nubwo yatarangije neza yarabyizeho. Ntuze Brigitte, wabaza n'undi muntu wundi. Brigitte yarabyizeho kandi wavuze ko na ntuze ari umushuti sinzi niba muziranye we, none ayibaza Betty. Abantu bose uzaba bazi le langage militaire niyo bakoresha muri politike, iyo bapima rapport de force, bagapima kuidentifia uwo muri kumwe n'uwo mutari kumwe ko umwanzi politike n'umukunzi politike. Kandi tugiye no muri za 90 ndumva wari ufite ntuza igihe cyo kubigereranya, uzareba uwo ari umwanzi icyo gihe n'uwari umukunzi, uzareba abakunzi icyo bakoze, uzareba abanzi icyo bakoze, ureba aho u Rwanda rugeze, uzamenya so langage impamvu yayo n'impamvu muri politike ariko babifashe. Kandi ni isomo vraiment nk'ayandi. Ntabwo ari ukuvuga ko ari ibintu bihimbiye hano muri Grex, no kugira ngo uzabyumve. Urakoze. Aloysium. Oui. Reka ngo urugero rumwe. Umugabo witwa Faustin Twagiramungu. Oui. Yaravuze ati nubwo byumba yafatwa. Oh yes. Iryo jambo ryaramukurikiranye kugeza avuye mu buzima bwe. Imana muyiruko ridashira. Nuko nukuvuga ngo iyo uri umuyobozi hari amagambo ugomba kwirinda. None se burya avuga ngo niyo byumba yafatwa cyari icyifuzo cyangwa niko byari bimeze? Ko nkurega ukavuga wowe waretse nkavuga. Rangiza byamukurikiranye, wari urangije nibyo nagiye gusubiza. Mureke ngo mfunge ikiganiro koko ntabwo muri bugiza. Iyo umuntu ikiganiro cyanjye oya yaje ova ikiganiro cyanjye, ntabwo yari ari kuri porogaramu. Reka rangiza ako kantu. Agomba kuza ngo yibere hano tu. Ariko madame umamagaye ntibari banyirukanye, so umamagaye. Kangusaba ako kanya. Network irabyanga. Ari kukwitaba. Kangusaba ako kanya k'iminota 3. Oya nari kukwitaba ko wongeye guhamagara. Wakoze resistance urongera urahamagara. Kamubwire ikwangiye ndaguhamagara. I will stop then. Just iminota 2. Niyi wanjye yari yabyanga. Yewe reka dukore ku rugo rugero hanyuma turangize. Ntabwo ndongera ngiye wawe ntabwo ushaka gira birangire. Birangire turahita duhagarika bonere kandi twese turyama amahoro.
ya mbwira ibyo byanoze byatwagira mu ngo nziho yabivugiye nzi nabo yabivuganye nabo kandi Voilà. contextualize Voilà. yes ngaho reka ndangize igitekerezo cyanjye. Navuze nti twagira mu ngo yaravuze ngo niyo byumba yafatwa kandi wenda afite uburyo ari kuvugamo ngene ashobora gusobanura sibyo iryo jambo ryaramukurikiranye kugeza avuye mu buzima. Ibyo rero ndimo kuvuga ni ukuvuga ngo niba uri umunyapolitiki ukaba ufite abantu hagarariye noneho cyane cyane mwewe mwitwa abaminisitiri mwitwa abaperezida b'inkiko ni ukuvuga ngo amagambo muvuze niba ugiye hari ariko se wahise nkavuga bazi niba ugiye hari amagambo yo gutukana sorry byarangiza sorry niba ugiye hari ukavuga amagambo yo gutukana reka mfate urugero uri minisitiri muri guverinoma ugiye muri kabare urarwana urarwanye ni ukuvuga ngo ari guverinoma cyangwa se ifite umuyobozi uri seriye umuntu wagiye kurwana kuri kabare bagombye kumwirukana muri guverinoma kuko nta yego ijwi ryagiye aracyahari cyangwa yagiye mbanza network ivuye okay reka ndangize urakoze cyane nanjye kumusubiza yuko yes byavuye nanjye kumusubiza yuko igihe twagira mu ngo yavugaga n'abandi bahari bombi ndabazi no mu maso yabo ndabazi avuga ko niyo byumba yafatwa icyo gihe byumba abantu bari gupfa hanyuma umuntu wari uhagarariye abaturage avuze ngo niyo byumba yafatwa abantu bageze Nyacyonga bari gupfa uwo muntu yarafatanije n'umwanzi exitoma yo guca ingabo zari ziri ku rugambamo ibice iryo jambo bararimo blame inzire muri politike kuko atari kuvuga gutyo ku ngabo zari ziri n'abaturage bari gupfa nyuma nyine yagiye gusinya twagira mu ngo yapfuye abirogreta kuko nawe mugani yaba ari undi muntu utaranagambanye ngo bigaragare nese twagira mu ngo ni uruhe rugero buriya ni urugero rw'umwanzi naho urugero rw'umwanzi rwose ndarusubiramo rero we ngo arataka padiri amubeshere amushyire mu moko amuha abagore amugire igisambo amwite shitani amwaka amasakaramentu avuga yewe noneho arenze yatake ngo ababaye abapadiri bose yatake kiliziya nizere ko ari kunyumva bonheur iyo ugeze aho ngaho nshobora kuguha indi qualificatif irenze iyo ngiyo tu as eu la chance ndashobora kuguha indi qualificatif irenze iyo ngiyo et je te le dis bien en français ou en anglais ou en kinyarwanda ibintu wavuze kuri padiri ku masakramentu kubizi igipadiri ibintu washyigikiye ukanisubiriramo bonheur nongera ngusubiremo cyagiye wavuga ngo navuze ngo ndakurega ntabwo nakurega kuko ubu ngubu nyine ibyo bita jurisdiction ntayo mfite ntayihari kuko kukubona byatera ikibazo yaba twari ahantu turi nko mu gihugu hari inkiko runaka borne jurisdiction runaka bonheur nakujyana mu nkiko kandi nzi neza ko iriya kesi yakugonga ntabwo nubwo ari diffamation gusa birarenga ni trahison kuko uragenda ugatuka abantu bose bari aho ngaho uragenda ugatuka lo sacrement uragenda ugatuka kiliziya uragenda ugatuka abantu bose babaye abapadiri bonheur usubire mu magambo yawe ndakwinginze wenda ubimaremo icyumweru ubisubiremo uzasanga vraiment qualificative twaguhaye ari nkeya cyane twarakoroheye umwanzi twe tumutreatinga nk'umwanzi kandi nuko bimeze muri politike stelo langage politique nabwo niba atabizi nyine niyegera abandi bantu bende batari muri Grexi bize politique ntiyababura ababazi si twagira mu ngo yarahari yamazi icyo kintu yakimubwira ko twagira mu ngo kameme avec une certaine formation politique runaka arabizi icyo bivuze naho kuvuga ngo oya ubwo reka ndangiza urakoze cyane yaratwikururiye ngo wenda arebe ko hari cyageramo ndemeye rwose tuhuriye aha ngaha ariko urakoze bene wacu bari muri chat
mwakoze kwihangana, nizere ko mwumvise yo mukaba muzi icyo bivuga, na ba bandi bari guteremuka n'akaguru kamwe, nizere ko mumaze kubyumva neza. Yesu nshobora kurakara, je suis humain, ariko ndakajwe. Murakoze. urakoze cyane, urakoze. Ikiganiro kibaye amasaha 3 we ntacyo aragifatije agishyira hariya, yongera akora indi formule indi ntuza. noneho namuhaye n'ibyo kuvuga, nabimuhaye rwose. Nta formule ahamagara ikipe ye. ntanamuzibije, noneho abonye ibyo avuga. Ese buriya ni umwanaliste, urayiyita umwanaliste, uzi ko yavuze ngo iyi politike dukora, ubwo nawe yabaye umunyapolitike. n'abawopoza bacu twari dusanzwe tuzi ntabwo bageze kuri uriya rwego. Niyo mpamvu navuze nturiya nawe ni umurozi mu bandi, kuko twagombaga kuba turi gutera imbere turwana n'umwanzi uyu nguyu wamaze abantu iwacu, wamaze abanyarwanda n'abanyekongo, ariko araje azanye biriya bintu, biriya bideba, aduhagarika hariya, aratwemputinga, tugira ubusa, tugira ibikonoshwa, ngo agiye gusenya Grex, gasohoye ngo Grex ngo yarangiye. Biriya ni amagambo gratuit, ariko agaragaza ibyifuzo barashaka kuba treated well, ngo akaba treated ngo nk'umuntu respected. Ngewe kumurespectinga byananiye rwose. Ariko nta magambo afite. Mumbabarire rwose, kurespectinga umuntu mbona kuriya byangoye. Hari aho mwabonye nyine nageze ndanamukupa, kuko ndi ngewe mwemayire nyine uvoma hafi, reka nageze aho twagize n'abundi, ntabwo biragomba kuduhagarika dukomeze urugendo, dufite abo turwana nabo, ariko kuzagira umuntu tuba twikoreye imisaraba ngo ashatse kuza kuyicara hejuru. Dufite abo turwana nabo, cyakoze niba bemeye kujya ku ruhande rwabo, eso ndetse nemi, kuko nuko nyira bafata muri politike. Voilà. Ntabwo banza baba batanabisobanukiwe ko iyo umuntu yahagaze mu mwanya w'umwanzi umutreatinga nk'umwanzi. Niyo mpamvu ntashobora no kuvuga ngo kuko nageze aho nkavuga ngo ziba ntazibe nyine, si umwanzi se. Umwanzi ni umwanzi, ubwo nibyo nabashije gukora ibyo ngibyo, iyo bishobora nari gukora ibirenze ibyo. Ariko uzi kugira ngo agire langage iruta iyo ba bandi twari twiteze badutuka, ba bandi nyine bari kutuvusha n'amaraso, hanyuma agira amagambo mabi aruta. Niyo yatumye Bikindi avuga ati nawe uri umurozi mu bandi, abantu bari gupfa ukirwa uvuga gutya, atabona abo ni abarozi mu bandi. Bikindi ntwara muri nguri azi ibyo yavuga, muri Mukingo nako azi ibyo yavuga, n'ibyo Kagame. Dakora nashimye umudamu wahamagaye aravuga ati nimba Kagame yarabakoreye nk'ibyo, niba padiri bakora nk'ibyo Kagame yabakoreye, donc ibya padiri akora n'ibyo Kagame yabakoreye bingana, Kagame muramurenganya, ntacyo yabatwaye. N'uwavuze ngo Kagame niwe mwiza, nambwa nawe gukora icyaha. Kagame niwe mwiza of course. Ariko ibyo ngibyo bivugwa na ba bandi ngo barwaye syndrome de Stockholm. Akumva ko ibyo bintu bivuze, akumva ko hari abantu bamushima. Yende barahari, nta murozi w'umukarabya, nta murozi ubura umukarabya. Ariko Kameme ngira ngo abenshi baragusuzuguye kubera amagambo. Ariko ni nabo bisuzuguje, hari ukuntu bashoboraga wenda gukina iyo politiki yabo neza, ntibajya barenze urugero, ku buryo n'umwana uyu nguyu ahita abona ko abantu sinzi wagira ngo sinzi ikindi kintu kibarimo. Voilà. Urakoze reka turuhukire. Ikiganiro tukirekera aha ngaha, cyabaye kirekire, umuntu yaje arakiyovatekinga. Kovatekinga iminota 40 cyangwa isaha ku kiganiro cy'umuntu ni ibintu bidasanzwe. It's okay. Ariko abimenye ko twebwe tumutreatinga nk'umwanzi, kuko niko yatubwiye ko ari muri gahunda yo gusenya Grex. So ntababazwe n'ijambo na rimwe naba namubwiye. Naho namubwiye ngo nazibe biramukwiriye, nagire ngo ndabyicuza, ntago mbyicuza, kuko iyo umuntu ahagaze muri position y'umwanzi, ubwo nibyo nabashije gukora. Iyo mbasha gukora ibirenze birana byo nari. So abumva bamenye ko iyo umuntu ahagaze muri position ivuga ngo ndashaka gusenya, twebwe tumufata nk'umwanzi. Nta bya bindi byo kuvuga ngo mu respecting for what, ko ari uwo kurwanwa ku kigero cyose gishoboka. Ntabwo atubwira uburyo azayisenyamo, nyewerwa ukuntu azayisenya tuhari. Azi suko yuba abanje kutuvanaho neza, azabisenya gute bahu?
ntabwo mbizi ariko hari rero umuntu uvuga ngo nashishikare funga nisinzirire ndananiwe ngo ibitotsi birangije n'ubundi turananiwe nashishikare imana ishimwe nuko mwakoze yemwe mwakoze ngo azayisenya ukwe ngo inzira ze zo kuyisenya ngo niwe uzizi ubwo nagerageze natwe turi ku rugamba rwo kuyirinda abimenye rero ubwo ko nyine turi opposite turahanganye kandi nta gitangaza kirimo kuko iyo umwanzi yigaragaje aba yigaragaje nyine icyo mukora ni ukumwirinda no kumurinda kubasenya nyine ubwo rero nta jambo na rimwe ritemewe gukoreshwa hano nta na rimwe yarakoze cyane kandi muraraharyana imana muraraharyana mwakoze kwihanganira ikiganiro gishyushye cyaraha kandi kirekire bihagije ubwo weekend nziza kuri mwese murakoze mwese abatwumvaga n'abazatwumva ngiye mbasaba umugisha w'imana ibi bibaho ntabwo ari byo bihagarika urugamba ntabwo ari byo biduhagarara kugenda kandi imana izadufasha dutsinde hanyuma tubona amahoro aba ngaba ntabwo ari baduhagarika mu nzira murakoze ese baduhagarika ari nk'abandi ntabwo baduhagarika ariko duhanganye nabo nyine nabo babimenye kuko nawe ararudekaraye hano kuri iyi radiyo yacu adekaraye ko ngo gusenya Grex rwose ngo ntabwo yakwirirwa tubwira uko azabigenza ariko azayisenya so natwe turi nagaho yenda kandi nawe nareba nabi tuzamusenya ahubwo uretse no kuvuga ngo tuzasenya ngo azasenya Grex ubwo natwe icyo natwe icyo tuzashobora mwebwe bazabohera 20 mwakoze muramuke cyakoze ndayategereje nayohereze da yohereza ubura uri umugabo wo kohereza 20 ajya areba ibiro ufite ariko wowe ntiwohereza 20 ni yewe nawe urinaniriwe ngaho byamubabaje